Ni nyuma y'akavuyo ndetse n'umutekano mukeya ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rimaze iminsi riri guteza mu mujyi wa Uvira, ariko kandi byose bikanagendana n'intambara imaze iminsi rwose mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Alliance Fleuve Congo M23 yafashe icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira ni ku itariki ya 17, bikaza kuba ngombwa ko rwose itangaza neza cyane ko usizemo umuryango mpuzamahanga muri rusange, ubwo ni MONUSCO, ariko kandi byaje kugaragara ko MONUSCO yanze kwitabira ubutumire bwa FCM23 bwo kujya gucunga umujyi wa Uvira, biza kuba ngombwa rwose ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo riwugarutsemo. Ariko kandi muri kano kanya tugiye kureba gasopo y'akataraboneka, ni gasopo ya Alliance Fleuve Congo M23 yahaye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cyayo n'iyi mitwe ya za Wazalendo, ivuga ko gukomeza ubwicanyi mu mujyi wa Uvira bishyira mu byago bikomeye cyane ubuzima bw'abasirikare bose bari muri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse no gukomeza kugira nabi no gukomeza uburyo intambara ikomera gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri kano kanya niyo nkuru tugiye kuza kugenda turebaho, ariko kandi turaza no kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye, n'amakuru menshi cyane ari kuvuga hirya no hino ku isi. Ngire twa Tuyiringire Ahmed, reka mbifurize gukomeza kuza kugubwa neza. Ndagiraho ntizimbiye amagambo riho hasi handitse subscribe, nanjye ndahita nza nkwinjiza muri iyi nkuru ku buryo burambuye. Ni gasopo y'akataraboneka Alliance Fleuve Congo M23 kuri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iteguza ko rwose intambara ari bwigiye gushyuha mu bice bitandukanye by'urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byose bitewe n'uburakari bakomeje guteza AFC M23 ndetse no gukomeza kwibasira abaturage muri rusange. Ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryihanangirije cyane ingabo z'iki gihugu ndetse n'imitwe ya Wazalendo byasubiye huti mu mujyi wa Uvira, ribimenyesha ko nibyongera kuyitera bizatsindwa uruhenu ku rwego rukomeye cyane, kandi ko batazigera bongera kwihanganirwa indi nshuro n'imwe. Ku itariki ya 17 Mutarama mwaka wa 2026 Alliance Fleuve Congo M23 yakuye mu mujyi wa Uvira abarwanyi bari bawusigayemo mu gihe bari bategereje ko boherezwamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, no kugira ngo zibungabunge umutekano w'abasivile muri rusange. Mu gitondo cyo ku itariki ya 18 Mutarama abarwanyi bo mu mitwe ya Wazalendo barimo abayobowe n'uwitwa Jenali Ngoma Nzito bagaragaye muri uyu mujyi bateguza ko bazakomeza urugamba kugira ngo bakure abarwanyi ba FCM23 mu bice byose bari kugenzura, ariko kandi byose biragendana n'iyi gasopo y'akataraboneka Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje kugenda igaragaza, ivuga ko nibongera kurwana n'iki gisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bazatsindwa ku rwego rukomeye cyane muri rusange. Kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 19 ku munsi w'ejo abarwanyi ba Wazalendo abaturage basigaye muri uyu mujyi biraye mu ngo z'abanyamurenge ndetse n'insengero zabo, barasahura ibikoresho byose byarimo. Hari abumvikanye bavuga ko rwose ngo badashaka abanyarwanda muri uyu mujyi wa Uvira, bigendanye n'uri nuko ngo bakomeza kugenda babita abanyarwanda n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, byose bikanagendana n'ubundi nuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari yabateje bano baturage, ibavuga ko bagomba kugenda bagaragara muri rusange bataha iwabo mu Rwanda. Ku gicamunsi cy'uwo munsi kandi abasirikare mu mitwe y'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaye bari kwinjira mu mujyi wa Uvira, bwo ni ku munsi w'ejo. Hari abinjiyemo n'amaguru, abandi bakoresha imodoka zo mu bwoko bw'amajipe, bose mu by'ukuri bagambiriye cyangwa se bagamije gukomeza guhungabanya umutekano ku rwego rukomeye cyane muri ubwo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri ibyo bice n'ubundi bya Uvira cyane cyane nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo M23 imaze gusohokamo. Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na leta Jean-Jacques Purusi yaciye amarenga ko nawe ashobora kuva mu buhungiro mu Burundi agasubira gukorera mu mujyi wa Uvira. Umunyamabanga uhoraho wa FCM23 Benjamin Mbonimpa yatangaje ko nyuma yaho ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo risubiye mu mujyi wa Uvira, bishoboka cyane ko rwose ritera abarwanyi babo kandi ko rizatsindwa ku rwego rukomeye cyane. Mbonimpa wasubizaga umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati, ingabo zanyu ziri gusubira muri Uvira, ikizabaho nuko zizatera ibirindiro byacu, ikizabaho kandi nuko zizatsindwa, ikitazabaho nuko ubufasha bwa diplomasi muhora muhabwa kugeza uyu munsi buzahoraho. Abarwanyi ba FCM23 basubiye inyuma bazamuka berekeza mu bice birimo Kamanyora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zasabye ko bajya mu bice biri mu birometero 75 bavuye mu mujyi wa Uvira muri rusange, ariko kandi byose biranagendana nuko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zagaragaje neza cyane ko rwose ngari bwo muryango mpuzamahanga cyangwa se zino ngabo zidafite aho zibogamiye ngari bwo zizabona uburyo ziza gucunga umutekano w'abaturage muri Uvira, ngo ni mu gihe Alliance Fleuve Congo M23 ngo yaba ifashe umwanzuro wo kugendera kure cyangwa se kugendera kure nyine muri iki gice cya Uvira nyine n'ahacyegereye hose, ku buryo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabategetse
yabategetse kujya muri ibyo birometero birenga 75 nyine kugira ngo bizere ko bavuye mu mujyi wa Uvira. Gusa cyo biragaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zatsenzwe ku rwego rukomeye cyane, kuko nta kintu zigeze zikora, nta n'ijambo ziratangaza nyuma y'uko imitwe ya Wazalendo ikomeje kugira n'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri ibyo bice bya Uvira, nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo M23 iri kuhagenzura cyangwa se harindiraga umutekano ihavuye ikagenda muri rusange. Ariko kandi byose biranagendana nuko n'ubundi muri rusange Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda mu by'ukuri yigabiza ku rwego rukomeye cyane imitungo y'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, mu byose bikanagenda no ko rwose ngo ishaka kubirukana ku rwego rukomeye cyane ku butaka bw'urasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikabohereza iwabo mu Rwanda nk'uko ababitangaza kenshi cyane gashoboka. Biranagendana nuko rwose Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda ishyigikira ubwicanyi, ubugizi bwa nabi, urugomo, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibindi byinshi cyane rwose bifite aho bihuriye n'ubwicanyi n'urugomo n'ubugizi bwa nabi ku rwego rukomeye cyane. Ariko kandi byose bigakomeza no kugenda bigaragaza neza cyane uburyo ki Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza intege nkeya mu gukemura ibibazo by'uburasirazuba bw'icyo gihugu nyine, cyangwa se mu gukemura ibibazo byayo muri rusange. Hanyuma reka twihuse cyane twerekeza no mu yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Ubwo ni nk'ubwo ngubwo turahita twerekeza hano mu Rwanda. Inkuru iri kuvugwa cyane n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umwarimu wo muri kaminuza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya abana b'abakobwa abashukisha amafaranga. Bikubiye mu itangazo RIB yashyize kuri X mu ijoro ryo ku itariki ya 19 Mutarama mwaka 2026, RIB yatangaje ko iperereza ry'ibanze rigaragaza ko mu bihe bitandukanye umwarimu yagiye asambanya abana b'abakobwa batandukanye biga mu mashuri yisumbuye mu karere ka Bugesera abizeza amafaranga. Ubu uyu mwarimu ufite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Dosiye yamaze koherezwa mu bushinjacyaha. Mu itangazo urwego rwakomeje rugira ruti RIB iributsa abantu bose ko gusambanya umwana ari ukumuhemukira, kuko bimwicira ubuzima bwe bw'ejo hazaza, bigira ingaruka ku muryango we ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. RIB yihanangirije uwo ari we wese usambanya umwana ako ibyo bikorwa bitihanganirwa, kandi ko inasaba abana kwirinda babashukishije amafaranga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bagamije kubashora mu busambanyi cyangwa se ishimisha mubiri bibicira ubuzima. Ikibazo cyo gusambanya abana giteye inkeke mu Rwanda. Muri Gashyantare mu mwaka 2025, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Uwimana Console yatangaje ko abangavu 22,454 basambanyijwe bakanaterwa inda mu mwaka 2024. Imibare igaragaza ko mu mwaka 2020 abangavu 19,701 batewe inda, muri 2021 bariyongera bagera ku 23,111, naho muri 2021 bagera ku 24,472, mu gihe muri 2023 bagabanyutseho gato bagera kuri 22,055. Icyo cyaha cyo gusambanya umwana giteganwa n'ingingo ya 14 y'itegeko nimero 059 karongo kabiramye 2023 n'itegeko ryo kuwa 4 Ukuboza mu mwaka 2023 rihindura itegeko nimero 68 akarongo kabiramye 10/2018 ryo kuwa 30 Kanama mu mwaka 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo kuva ku myaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 kugihamijwe n'ubundi muri rusange. Hanyuma twihuse cyane twerekeze n'ubundi ku nkuru ijya ku nkuru nayo ibabaje. Polisi y'u Rwanda RNP yatangaje ko yataye muri yombi umugore w'imyaka 60 ndetse n'umuhungu w'imyaka 26 bakekwaho kwica umugabo we ari nawe se w'uwo mwana. Ibi byabaye ku itariki ya 19 Mutarama mwaka 2026 umudugudu wa Kivomo, akagari ka Murama, umurenge wa Rubweramana mu karere ka Ruhango. Amakuru avuga ko uyu mugore yasabye umwana we ngo amufashe kwica se witwa Birasamasha Donat w'imyaka 70, bari bafitanye amakimbirane. Abagezaho umurambo wa Birasamasha waruri bagaragaje ko wari wuzuye amaraso. Umuvugizi wa RNP mu ntara y'Amajyepfo CIP Kamanzi Hasani yabwiye Igihe ndi gukesha inkuru ko amakuru ava mu nzego z'ibanze yerekanye ko uyu muryango wari usanganywe amakimbirane ashingiye ku mitungo. Ati nibyo koko birakekwa ko uyu musaza w'imyaka 70 yaba yishwe n'umugore we afatanyije n'umwana we. Ubu aba bombi bahise batabwa muri yombi bajya gufungirwa kuri polisi sitasiyo ya Kabagari mu gihe iperereza ryo rigikomeje. CIP Kamanzi yibukije abaturage kwirinda amakimbirane bakimakaza umuco w'ibiganiro mu muryango, aho bitagenze neza abakitabaza inshuti z'umuryango, abunzi ndetse n'inzego z'ibanze zikabafasha gukemura ibibazo bafitanye. Umurambo wa Birasamasha wajyanwe mu bitaro bya Gitwe
gukorerwa isuzuma. Itegeko rivuga ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha iyo agihamijwe ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu n'ubundi muri rusange. Nuko nguko gahunda zo zitwaye muri rusange. Amakuru ari kuvugwa mu Rwanda tugiye kuyasoreza kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda Dr Ndayibamenye Tresphore yatangaje ko u Rwanda rugiye gushyiraho itegeko rigenga ubworozi kandi bizafasha mu kunoza neza imikorere y'ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda. Yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abasenateri kuri wa 19 Mutarama 2026 agaragaza uko iterambere ry'ubworozi rihagaze mu Rwanda, umusaruro ukomokaho n'icyerekezo cyabwo mu myaka 5 iri imbere. Guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere ubworozi burimo bw'inka, amatungo magufi n'ubworozi bw'amafi hagamijwe kongera umusaruro wabwo. Biteganyijwe ko umusaruro w'amafi uziyongera ukagera kuri toni 77,000 mu mwaka wa 2029 uvuye kuri 52 wariho muri 2025. Umusaruro w'amagi wo ukazava kuri toni 17,000 muri 2024 ukagera kuri toni 21,000 muri uyu mwaka wa 2029. Ku rundi ruhande umukamo uzava kuri litiro zisaga miliyari 1 mu mwaka wa 2024 ugere kuri litiro miliyari 1,300,000 muri 2029. Minisitiri Dr Ndabamenye yasobanuye ko mu rwego rwo gukomeza guteza imbere ubworozi mu Rwanda hagiye gushyirwaho itegeko ribugenga. Ati ubu twarushijeho gutera imbere, nta tegeko ry'ubuhinzi twagiraga, tumaze iminsi dutegura gahunda y'itegeko ry'ubworozi rizavamo uburyo umuntu yorora, ibigenga korora, ibyunganira korora, ibirimo ibiryo by'amatungo, inkingo n'ibindi, uko bigomba gukora kugira ngo bigere ku baturage, noneho bigire amabwiriza n'amategeko abigenga. Yagaragaje ko mu itegeko hazagaragazwa n'ibijyanye n'ibipimo by'ubuziranenge ndetse bikazanafasha mu buryo aboneye bwo gukora ubworozi hirindwa akajagari. Yavuze ko nyuma y'uko iryo tegeko rishyizweho hazabaho gahunda yo kuganiriza aborozi ndetse no kubahugurirwa ku rwego rwo kumenya ibiri kubijyemo. Ati itegeko iyo rigiyeho n'ubundi bisaba amahugurwa, kwegera aborozi ndetse no kubamenyesha, ariko hari icyo byakumira kuko muri gahunda y'imikorere y'abantu usanga bigorana rimwe na rimwe. Niyo umufashe yakoze ikosa tujya duhura nabyo rimwe na rimwe mu batwara amatungo, ukavuga ngo muhagarike iyo moto, wareba itegeko rimuhana ugasanga ntaryo ufite. Ubwo ndavuga moto itwaye nk'inkoko cyangwa se abantu batwara amatungo mu buryo butemewe. Minisitiri Ndabamenye kandi yavuze ko hari gukorwa n'itegeko rigenga ubuhinzi nubwo yirinze kugira byinshi avuga kuri ayo mategeko yombi, cyane ko akiri mu nzira yo kwigwa. Ni ku mushinga w'ayo mategeko yemeje ko mu gihe azaba yamaze kwemezwa inshingiro aribwo inzego z'ubuhinzi n'ubworozi zishobora gutangira kuzasobanura ndetse no kugaragaza impamvu yayo n'umusaruro yitezweho muri rusange. Umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe iterambere ry'ubworozi Ndorimana Jean Claude yasobanuye ko mu gihe iryo tegeko rizaba ryamaze kwemezwa hazatangizwa n'ubusabe bwo kwandikisha inka z'inyambo nk'umutungo kamere w'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga muri rusange. Mwakoze kubana natwe, nge nitwa Tuyiringire Ahmed. Reka dukomeze mu yandi makuru agiye atandukanye dukomeza kuza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose.